ubundi barakubwiye ngo amafaranga ni urufunguzo rw'ibyishimo. Barakubwiye ngo irukanke ku mafaranga, ukora cyane, uhige degree, ubundi nurangiza ushaka akazi, nubona akazi amafaranga uzabona uzayaguramo inzu, nurangiza utangire kubaho ubuzima bw'inzozi zawe, ubuzima burangwa n'umunezero. Ariko se ibaze ko ngiye kukubwira ko amafaranga ari ikinyoma. Bitari muri ubwo buryo wowe uri kubyumvamo, ahubwo mu buryo amafaranga aza akicara mu bitekerezo byawe, akayobora imitekerereze yawe, akayobora igihe cyawe, ndetse akaba ari nayo ayobora intego zawe cyangwa inzozi zawe ku buzima bwawe. Ibi ngibi tugiye kuganiraho muri iki kiganiro nibyo abayoboye isi batigeze bifuza na rimwe ko umuntu yazigera amenya ku mafaranga. Nimba wageze kuri iyi YouTube channel uri kumva ikiganiro cyitwa Isi y'Abagabo, reba hasi nimba warakoze subscribe, utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bifite ubwenge kandi bizana impinduka mu buzima bwawe. Mu bigo by'amashuri nta hantu na hamwe bigeze batubwira iby'amafaranga, ahubwo batwigishije cyangwa batubwira uburyo twazakoreramo amafaranga. Batubwiye uburyo tuzakoreramo amafaranga, ariko ntibigeze batubwira na rimwe uko amafaranga akora. Nawe uteze amatwi iki kiganiro, ndahamya nashidikanya ko usibye kubona ubyuka mu gitondo ukajya gukorera amafaranga, nawe aho wicaye ntabwo uzi ikintu gituma amafaranga yitwa amafaranga, akagira agaciro wumva amafaranga aba afite. Nta muntu mu buzima bwawe wigeze ukubwira na rimwe icyo fiat currency ari cyo, nimba atari n'ubwa mbere wumvishije ijambo fiat currency. Ubundi fiat currency ni amafaranga y'igihugu, ariko aba atariyo agena igiciro cy'igicuruzwa cyangwa se cy'ikintu wifuza kugura runaka. Nk'urugero rworoshye, wowe uteze amatwi iki kiganiro ushobora kuba uzi igihe fanta yigeze kugura amafaranga 500 y'amanyarwanda. Ya fanta ntiyigeze ihindura icupa, ya fanta ntiyongeye santilitiro, ariko ayo mafaranga 500 yarayarengeje, ntago akibasha kugura fanta. Kuba ayo mafaranga amwe, uwo mubare umwe witwa 500 utabasha gukora igikorwa kimwe mu bihe bitandukanye, ugasanga icyo yabashaga gukora ubu ngubu yatakaje ubushobozi bwo kugikora, cyangwa se asigaye ahenze ku buryo cya gikorwa yakoraga cyagiye munsi. Icyo nicyo cyitwa fiat currency. Hari izindi mbaraga rero zituma ayo mafaranga yitwa amafaranga, uyabona muri ako gaciro uyabonamo buri munsi mu buzima bwawe. Isomo navugaga tutahawe ni iki kigena agaciro k'amafaranga mu gihe turimo, ni iki kizagena agaciro k'amafaranga mu gihe kizaza. Iryo somo nta shuri na rimwe twigeze turihabwamo, wenda keretse abize economics bashobora kuba ibyo bintu babizi. Ubundi kera iki ngiki twita amafaranga y'iki gihe cyahoze ari zahabu. Iyi yari zahabu, yari ifite ingano kandi izwi. Ariko ubu ngubu icyo twita amafaranga ubu ni impapuro ndetse n'imibare yirirwa icurwa buri munsi, icurwa n'abantu tutazi kandi tutazigera duhura nabo. Aba bantu tutazi kandi utazigera uhura nabo, inyungu zabo zihishe mu kuba wowe utazigera na rimwe umenya cyangwa usobanukirwa uyu mukino w'uko amafaranga akoreshwa. Ese wiyumva ute kuba buri gitondo ubyuka ugashora ubuzima bwawe, umwanya wawe, ugiye guharanira cyangwa gukorera impapuro zishobora kuba zicurirwa mu nzu imwe muri iyi si? Ibi ngibi bikwambura umunezero n'umudendezo mu buzima bwawe. Ubu ngubu nibwo burozi bwa mbere buri guhabwa ikiremwa muntu mu isi y'iki gihe. Kandi igitangaje, umurozi ahantu ari yiyambariye costume, yanafunze karuvati. Reka hano ngira icyo nkubwira ku kintu cyitwa amadeni. Reka hano wenda tuvuge nko ku madeni y'amaminervare ahabwa abanyeshuri, tuvuge ku madeni
iyo abantu baba batanze ingwate z'ibyabo cyangwa hano tuvuge ku madeni y'ama credit cards. Ubundi twumvishijwe neza yuko gutangirira ubuzima muri negative ntacyo bitwaye. Twumvishijwe neza yuko tugomba kubanza tugaca mu nzira y'amadeni mbere yuko tugera ku buzima bw'ubukungu. Mbega bisa nk'aho ari wa mugani wo mu Kinyarwanda uvuga ngo ujya gusimbuka arabanza agasubira inyuma. Ubundi amabanki adutiza amafaranga atanafite, yarangiza akanayadutumaho inyungu. Ariko mu buzima busanzwe abakire ntabwo ari uko nguko bakira. Abakire ubundi bakoresha ideni rya banki kugira ngo bakuze ubwami bwabo bubabyarira amafaranga. Mu ijambo rimwe, abakire baguza amadeni banki bashaka kugira ngo bongere igishoro cyabo, kugira ngo n'inyungu yabo isumbe cyangwa umusaruro wabo usumba uwo bari basanzwe bagira. Mu gihe wowe ugenda ukaguza udufaranga duke, ubundi warangiza ukatwubakamo gereza iri bukuzirike kuri iryo deni ubugujije. Ubundi iyi sisitemu yitekerejeho nkawe rubanda rugufi, ntago yakugenewe ngo ize guhindura ubuzima bwawe, ahubwo yaremewe kuzaza kuguha amahoro yo mu mutima yo kubona inzozi zawe cyangwa icyifuzo cy'akantu washakaga gukora ukagezeho vuba. Ubundi ugasigara mu mutwe wawe wibaza ahantu uzakura amafaranga yo kugira ngo usigasire cya gikorwa wubatse mu mafaranga atari ayawe, kandi ugomba kuzarenzaho n'inyungu utigeze ukoresha cyangwa utigeze uhabwa. Hari ikibazo ushobora kwibaza cyangwa kumbaza. Wakwibaza uti, ni ukubera iki bifuza ko ukomeza kwiruka ku mafaranga? Dore impamvu. Ni ukubera ko mu gihe cyose uzaba uri kwirukanka ku mafaranga, nta nubwo uzaba uri gutekereza, ahubwo ikintu uzaba uri gukora ni kimwe. Uzaba urimo uragura ibintu byose bakubwira ko ugomba kubigura. Uzaba uri kugura amatelefone mashyashya agezweho, uzaba uri kugura imyenda myiza kandi mishyashya igezweho, kandi uzaba uri no kugura imodoka nshyashya zisohotse buri munsi. Uko nguko uri kugenda ukonsuminga cyangwa uhaha ibyo bintu kugira ngo wumve yuko uriho ubayeho nk'abandi, niko nabo buri kanya buri munota uba urimo urabafasha kugenda bakira, ndetse bakira cyane. Hari igihe ujya utekereza yuko wigenga, ariko ibyifuzo byawe biri programmed cyangwa se n'ibyo washyizwemo nabo. Ahangaha dore uburyo ibyifuzo byawe ari byo washyizwemo nabo. Ibyo wifuza bikorerwa cyangwa ni imishinga bo bateguye kugira ngo uzayifuze. Ahangaha ntago amafaranga urimo urakorera ariyo uri kwirukankaho, ahubwo urimo urifuza guhabwa agaciro nawe muri sosiyete. Urimo urifuza stati nziza mu bantu, urimo urifuza umutekano. Ahangaha uba urimo urifuza kwicara ku meza y'abakomeye, kandi ameza y'abakomeye yicarwaho n'abo bahuje inzozi gusa nshuti. Ubundi 1/2 cy'ubukungu bwose buba muri iyi si butunzwe na 1% by'abatuye isi. Aba ngaba ntago ari uko ari bo bakora cyane muri iyi si, ahubwo ni ukubera ko ari bo bumva neza amategeko n'amabwiriza agenga amafaranga. Aba ngaba ntago bajya bagurisha igihe cyabo cyangwa bashora igihe cyabo kugira ngo babone amafaranga, ahubwo bashora amafaranga yabo akaba ari y'abumukozi, ubundi akaba ari yabyara andi mafaranga. Aba bakire cyangwa iyi 1% y'abakungu ku isi bafite 1/2 cy'ubutunzi bw'isi, bazi neza imbaraga zihishe mu kuba bashoramari, bazi neza imbaraga zihishe mu kwigwizaho imitungo, ndetse bazi neza imbaraga zihishe mu kwiga gukontorora inzozi zabo. Ubundi umva nkubwira ukuri batajya bifuza kumenya. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo amafaranga ni ikizira cyangwa se ngo amafaranga ngo nayo kwa shitani. Ariko ubundi amafaranga ntago ari mabi, nta nubwo amafaranga ari ayo kwa shitani.
ariko kwirukanka inyuma y'amafaranga buhumyi bishobora kuyagira mabi. Ukuri guhari ni kumwe: amafaranga ni igikoresho, ndetse n'igikoresho gifite imbaraga, ariko iyo ayo mafaranga uyagize ngo niyo goal cyangwa niyo target cyangwa nizo nzozi uba wakishe. Ubundi inzozi ni ukubaho ubuzima burimo umutekano n'umudendezo, kandi ubuzima bufite icyo bumariye sosiyete. Ubundi ubukungu bwa nyabwo cyangwa ubukire bwa nyabwo ntago bupimirwa mu madolari utunze, ntago bupimirwa mu mamiliyoni y'amafaranga y'amanyarwanda utunze kuri konti. Ahubwo ubukire bupimirwa mu buryo wowe ubaho. Igihe cyose ubona umwanya wo kwitekerezaho, ukaniyitaho, ukikosora amakosa yawe, igihe cyose ubona umwanya wo kwita ku muryango wawe, kandi ntibize kuguta mu murongo wo kubura icyo kurya, ntibize kuguta mu murongo wo kubaho ubuzima bubi cyangwa ngo ubuzima bwawe bwangirike, ubone ubuze amafaranga abasha gukemura utubazo tundi wagira mu buzima. Ahangaha nicyo gihe ushobora kwikomanga mu gatuza ukemera ko ukize koko, kuko ikintu cya mbere uba wabashije kwibohora ni ubucakara amafaranga guhozamo urimo urayashaka. Ahubwo amafaranga wowe uba wayagize umucakara wawe, kuko aba ari yari kugukorera, agenda akugarukira buri munsi akugeza ku byo wifuza. Wowe uteze amatwi iki kiganiro, reka ngana ku musozo nkubwire yuko utagomba kwanga amafaranga cyangwa gukura amafaranga mu buzima bwawe kugira ngo ubeho neza. Ahubwo icyo ukeneye kumenya ni ukuyagiraho ubumenyi bw'uburyo wayakoresha. Tangira umenye amafaranga uburyo akoramo. Yiga gushora amafaranga yawe mu buryo burimo ubwenge kandi n'ubwitonzi. Tangira ushishoze mu buryo bwonyine wabasha kuguramo amafaranga, cyangwa ushishoze mu buryo waguramo imitungo mu mafaranga yawe, kandi imitungo iramba. Ndagira ngo guhera aka kanya utangire utoroke cya kigare cy'abakonsomateri, cya kigare cy'abantu barya amafaranga cyangwa bafite imyumvire yo kurya amafaranga. Utangire urekere kubaho ushaka igikundiro mu mafaranga, ahubwo utangire utekereze cyangwa ugire imyumvire yo kuba mu mafaranga nk'umuntu ushaka kuyabamo umunyabigwi. Sobanukirwa neza ko sisiteme y'iyi si itifuza yuko usobanukirwa cyangwa umenya imbaraga cyangwa uburyo wabasha kuyoboramo amafaranga yawe, kubera ko umuntu wese ubasha kuyobora amafaranga biragoye uko we yayoborwa. Nimba twatangiranye ino video tukaba tuyigeranye kuri uyu musozo, nakumenyeshaga ko nawe uri muri uru rugendo rwo kubasha gusobanukirwa uko amafaranga akora. Icyo nakwibutsaga ni kimwe, ni uko amafaranga atari zo mbaraga uri gushaka muri aka kanya, ahubwo gusobanukirwa n'izo mbaraga zisumba kugira amafaranga. Reba hasi nimba wakoze subscribe. Ikiganiro ni ISI y'abagabo, kandi making sure yuko ukora share ku nshuti yawe wifuza kuzabana nayo mu buzima bw'ahazaza bwarahindutse, mwese muryohewe n'ubuzima burimo umutekano, burimo amahoro ndetse n'umudendezo, byo kuba mwarabashije gukontorora amafaranga atabasha kubakontorora. Ciao ciao.